Wewe igihe wakigwaje wowe nazabaho gute kandi umusore wese ujana papa mwiruka. Ese Garafe wozajya ubyukira muri game amaherezo ubwo naya. Kubyuka nicaye. Kubyuka wicaye nta kintu maze ubuse navuga ko tubana umfashe iki. Ubunyababyeyi ntabwo yavuyemo kubera kubyukira mu kazi. Nabyo turabyara. Aha tuzi. Twakunda ubona abakina amakarita bari bababona. Ndababona hari haruguru se. Wa mukuntu baba bari gucanga amakarita. Ari byo zagira ute? Uzanyirungu. Ubwo zayo magambo vuza aturutse mu kanwa. Aturutse mu nda, aturutse mu kwaha. Ayo magambo vuza yakuye he muko? Amagambo mubwire. Nje nkurongora uko ngana gutya njewe. Umva nkubwire pa. Ndakurambiwe. Aro? Watebutse nkakwereka hano mu rugo iwanjye ko nkushaka cyane. Tebuka wirukanga. Gucyo? Attention. Wasanga kandi ubu bikomeje do. Ningiye kuguhoza si cyangwa niwo ngoza. Sugi. Utari sugi. Umukobwa we ni sugi. Umukobwa wanje. Utarongora igini ndababuze. Numva wibaza ibintu byinshi bimeze bite. Umukobwa wanje ni sugi. Nabangeze amahirwe mbonye umugabo mujyana pe. Umudugudu wa santere nuhashika azakurangira rwose mu awumva waramamaye byo rwose muri quartier rwose nuhashika bazahakwereka. Mbega kubyuka mbyutse mbona umugabo nawe hari umuki umugabo wanjye rwose no nawe mbone no kujya unsamira kuniga koko wazanye umugabo urangije amubwira ngo ndigiye uyu munsi mana yanjye ugomba kundongora none uraka rero nkwere kurumva niba wabuze umugabo tugenda n'ubundi nkusasana tugende nabyo kunzanira umugabo uradaciye kabiri nurangiza uhita umutwara ariko se muko ubaho nsamiye koko nukujya umbona koko nugiye kuzamba ndavuze ngo genda ukora ibyo yagombaga gukora reka rero reka nkwere kurumva reka manze njya gusaba abo witunganya nza nkusasana reka ubwire pa reka ubwire ibyo wavuze bizagukora akazi Wait, where are Banga koko ryagini ryari nuko ndabona igini ryari ryakubanye igini singiye wabonye mva hari ahantu wakiceceke ubwo mbwira ukuntu byagenze njyewe nari narakurenza abandi bahungu binaha ngaha urabizi ko abahungu neza muri iki gihe n'umwana w'imyaka 10 basigaye bamuterana narakurenze rero urakuze ubu sarangiye kujya nyihera gutona mpaka ku mugoro n'akazi kajya njya gukora rimwe na rimwe umuhano none naho nkuriye uje bisumubwa ngo ndigiri arangije arigendera none no gukora ibyo yagaho yakagombye gukora birakonana ubwo sumva umaze ikigo ariko zereka ubu njye uko ngana gutya muko mwirongorera uri umwana wanjye koko aba barongora subarushiki ukoze mana yanjye none wongereka nkwereka sibyo abo bahungu nibo bashaka rwose ubazana ubatondekanye ku murongo nibashaka akaguru bazakamanike bagashyire mu birere dutatu mu gitondo saa 6 ku mugoroba iyo ni kira yawe nta nunze bene se birasanga kandi tagwashoje kumva oya nyine mana yanjye yenda bazaza bazakuvunira umuheto nakubwira iki ako wagisaza we Franga ndafite nanjye n'umva biryoshye uretse ariko manze akabazo gafite amaso manze mubwire uretse naringiye uretse none se bigumye bigeze kumva uretse nizere yuko nusoma urakora Sege tonasi yakingiwe abona iki gisaza noneho kivuye ku izima umusore uzaza nkamukunda pe
kumuha keya no kumufata nk'inkumi akuje ubwonko bwe burahita buyaga noneho twebwe tugaguta ku ngingo ntiyakazi ibintu turimo nizerega byanatuzi cyane cyane ukuntu twatari abonye uriya mugabo ndetse n'imara n'amaso byacu Kevin hano haje umusore turaganira nsaba urukundo ndarumuha tunapanga itariki y'ubukwe rero ubu ntabwo wishimye ko bagiye kukuzanira inkwano ibyo nibyo washyize nibyo wahaye agaciro kuruta uko waha agaciro inda yanjye n'inzara mfite yepa nikeneye umugabo rwose ukeneye umugabo naho njyewe rwose wowe rwose uzagibwa umunsi nzaba nasabwe ngiye ko mbona n'ubundi nubwo waba yene ifaranga ryabuze wari usanzwe uri umuntu umeze neza uriya akazi ntagashobora warakuze abahungu rwose bazagutware njye nta kibazo nyifite burya nari narakurinze ukiri umwana kuko abahungu b'iyi minsi nabo baba barekereje baracunga ubu rero bari buzagira gutya nkarwana n'inda yawe nkarwana n'umwana utunze nawe ubu ngubu bwo umaze gukura bazakujyana rwose nanjye ndifuza kuba washaka nk'umukobwa wanjye wajyayo ukarwanya umwanzi w'undi muntu atari uwawe uri kurwanya nako nagakora ugakora nk'ubikore cyane kuko mbaye ibikoresho kuko nabo nahaye akazi abantu benshi nibona barakora keretse icyo utansaba kuba mbona amafaranga n'akazi kose ndagakora disipurine narayitoje mva nkubwire uburere ni ubw'iwacu tubushakisha biragaragara pe niyo mpamvu mbonye wihebye abona yuko ubwo bushake bufite nubwo narimvuye hirya bitewe n'izuba n'ibibazo by'ubukene njye nuko nzi ko ngiye gusaba akazi aho naho ubu bwo yenda reka guteka tubyihorere da uwo mwanya wo gufatiriza umuriro wo gucana imbabura ugashyiraho amakara ugateka icyo cyo ndumva wananiwe none se inzu yo wayikubonye ese umuhungu wo wagusuye kunama ndwaye umugongo simbesera ikomanga amasaha ko natari nahishe ubundi babimbaze biki urinde uragenzwa n'iki kibazo cyawe kandi upfukamye arara b'iyi minsi umuntu agomba kujya bitaho abajura baratewe wasanga ari ikinye mbe nyiretse ariko we bite byawe ariko mwana kubu nimeze inyuma y'urugi uyu muhini wari uri hano namamanje kuwukuraho kugira ngo mushyire hariya umuhini niwe waje kubanza kureba urandika ku rugi kugira ngo nyine rukinguke ruveyo neza nahamagaye umuntu ntegereza uwansubiza ndamubura wahamagaye bike ahubwo ko wavugiraga hirya nta numvaga neza numva uvuga ibigambo nta kuntu natagize ahubwo mva nkubwira iyo ngeso reka nkwigishe ukuntu uzajya ufata ubwo ngiye kumbwira nkubwire reka nkwigishe ukuntu uzajya witwara mu rugo ibyo nibyo nshaka nimba uzi ko wasigaye aha ngaha cyangwa se uri kumwe n'abandi bantu umuntu akaza agakomanga ute ugakingura gake ku buryo nyine gake cyane uretse nzajya mbona niyegereje umuhini oya ugiye kuba umwica ari igihe yaba ari uw'amahoro uzi n'ikindi ndimo ndacyumva ngiye gufitiye gahunda izo nizo nshaka ariko ukongera ukitekerezaho neza ukamenya icyo uri cyo mwana umenye ko umaze kuba umusore wowe umenye ko umaze kuba umusore ngewe rero ibintu mbona wikoresha hano mu gikari ni uko ibintu njya nikoresha naho waba umbeshye wenda habayeho kurangara wagiwe se ibibaye mu kanya maze hafi iminota 20 yose inyuma y'urugi
ngaho niyinjire mu nzu nyine wahishije se kingura Nyingure. ntabwo uri kunyumva urufunguzo ruri hehe Uranyi? Hajya wambaza gufunguza. ntabwo nyumva Reka nkubwire. Warambwira ntabwo uzankubita nta nubwo uzagira icyo. Urufunguzo ntabwo utari ntabwo uzagapfa n'umugore wawe. ngo ntabwo uzagira ngo ntabwo uzagira uti ngo ntabwo uzagaruka ncika ubu koko umukobwa uzajya wirwa ahangaha abahungu uri kwirwa ukina n'abahungu nurangiza urufunguzo ruti nzi ngo ni umuntu nyine ndaza nkasanga yahishije azahirwa ari kumwe n'abasore ahangaha bakina urabizi bya bindi by'abana asara cyafite ya mico wambwiraga ko musigaye musimbuka buri munsi dore ubu ngubu urufunguzo ararutaye ndamubaza nimero z'urufunguzo mfungure akama telefone ngo ninyingure niba n'ibisazi byaziyemo yavangiwe buri we ariko wasanga ari ibyo kwa ashobora kuba yakugeza imbere akagira isoni zo kukubwira ko yarutaye mbese bikamucanga neza akumva yuko none se ubu uramfasha iki mbasa so kuba ugenda utanavugisha n'abantu kubera Vugisha abantu. Vugisha iki? ntabwo mwibariza niba papa wawe ari ahubwo se papa wawe ari none ko yisi ugenda None wagira ngo nkufashe iki? ako wajya uhagarara ukabanza ukanaganira n'umuntu Okay. Nizere ko ibintu ugiye kumbwira bitarimo ubudode. Ari ibintu biri se. nakubwirukana nabo kwa twirukana Mva kandi ayo mahebe. Ndakwirukana na se kuko nasaze ko ahubwo byagenze. se kagahungu mwasigaranye mu nzu byagenze Akahese. kakandi cyagiye turi iwanyu ukuntu byagenze ugahita umucakira twebwe tukirukana Byagenze gute hajya namucakiye gute? cyane ukabajya wirengagiza ibintu byanyu uramajije kubimenya papa ariko arakwanga papa wagira ko itari yazi wari ushaka abagabo batatu Kagorwa n'inda kagora mu birenge. hanyuma se papa wawe asigaye ari gukora iki ibyo tunabyihore Genda umubaze icyo ari gukora ngewe wimbaza ubuto. nta mugabo uzakubasha zaba nte mbega umugore ntabwo umuntu wamukubita amabuno ntahita apfa ariko dore amabuno we yewe ubwo nusaze oya utambuke gake yahita akugongesha amabuno urahita uriya ni umukobwa urangarara bigeze hariya none se ko mbona ijoro ryageze ni murumuna wawe murumuna wawe ndabyibutse kiriya kibwa uriya nta kintu ajya abasha ni ukurya gusa kunywa zasana numvise ngo iyo kiri mu rugo kiba kiri kunywa byasana wagira ngo barayimuroze undi kiriya kintu ubundi kizakura gutya by'igihorere na mutatiye gahunda ahubwo wowe uriya mukobwa baramugutwaye ukabiye aho ngaho niba mutware n'ubu yarangije yarakwishe ariko ujya umukundamo muvugishijeho gakeya wowe ariko batanze ibice abakobwa uramubona yaranaguhaga ugiye ukongera ukamurangarira uragira ngo wajya umubona haba harimo akantu kajya kazamuka nkumva karazamutse kambwira ngo tugende ujye kumureba yewe nicyo nabamuzaniye ntajya amuzanira amafaranga se kashira urukundo ariko ntirushira ariko numara gushaka amafaranga ukubaka ukagera ahantu barizwa ukanareba ukunda mugakundana byose bizagenda bamureka ko yazamuka si ukuvuga ngo bamureka n'ubundi yabonye ubu kuvuga ngo urimo urabivuga neza nk'umuntu ubizi neza ko ari wowe muzabana